musanga muri kaze ku Ngenzi TV ndabasuhuje cyane. Tugiye kubabwira ko uburenganzira bwa muntu aribwo bwateje intambara hagati ya FPR na MRND. Umwe ku wundi mu banyarwanda baba abari mu mahanga n'imbere mu gihugu bumvise gute igitero cy'iyambere ukwakira 1990 amateka ku wakoze neza amutera ishema naho wakoze nabi iyo igihe kigeze amutera ikimwaro. Ubwo hari ku wa mbere tariki ya mbere ukwakira mu 1990 nibwo benshi mu bari mu mahanga bemeye ko FPR inkotanyi itashye mu Rwanda. Abari mu Rwanda bo bati inyenzi nyanga Rwanda z'abatutsi zongeye kugaba ibitero nubwo zari zimaze kabiri. Urugamba rwavugije induru isasu rivuza ubuhuha. MRND ubwo bigeze tariki enye ukwakira 1990 reka dufate ibyitso tubifunge tubuze abantu guhagararana turebe ko nta nyenzi zatwinjirana. Urugamba rwahinduye isura. MRND imishyikirano abafunzwe mu byitso barafunguwe baruhukira mu nkotanyi. Leta yabonye igitero cya Ruhengeri gifunguye imfungwa itangira gukoresha itangazamakuru rivuga ko inyenzi zashize. Ubwo bati ese ubundi inyenzi inkotanyi zitongwa n'iki? Zirye kinko mu birindiro byazo nkaho za Mukarangi imirima yarariranye ibigunda ari byose. Undi ati zirya ibyo abaturage basize bahinze. Abandi bati inkotanyi zihembwa amafaranga menshi kuko zifashwa n'amahanga. Radio Rwanda icyo gihe kongeraho imvaho bakanguriraga abanyarwanda ko inkotanyi zica abaturage, ko zirya imishogoro, ko ibiryo nibishira aho bari bazajya gushaka ahandi byeze. Iyi ni Ngenzi TV. FPR nayo iti MRND iriho irica abanyarwanda. Ubwo impande zombi zatangiye imishyikirano yabasabaga ko mu igabana ry'ubutegetsi inkotanyi zimwe zitazasubira ku matongo yaho bakomokaga kuko hariho n'abatari bazi inkomoko yabo. Ibi ntabwo byari byiza guca umunyarwanda ku gicumbi cy'iwabo. Abo mu butegetsi nabo bari bafite ikibazo cy'uko bari bafite amasambu abiri, iyabo gakondo kongeraho niyo bigabije abandi bahunze. Kuva tariki ya mbere kwakira 1990 kugeza ubu nirihe somo abanyarwanda bizi bazaraga abo babyaye. U Rwanda rwabayemo amarorerwa hakorwamo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ubumwe n'ubwiyunge bwo bihagaze gute? Ubwo hajyagaho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyizeho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, abarokotse jenoside bariho bate? Abakoze jenoside se bo bagafungwa kuko barangije ibihano bo bariho bate? Abarutashye bo bariho bate? U Rwanda kuva hajyaho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda hatunguranye ubwo uwari minisitiri w'ubanye n'amahanga yahungaga. Amaze guhunga bagize bati n'ubundi yari yariye ibirayi byo muri MRND nta gitangaza ahunze. Uko iminsi yisunikaga byazagamo ikibazo. Inkotanyi Depite Colonel Lizinde Theoneste na minisitiri wari ubutegetsi bw'igihugu Seti Sendashonga nabo barahunze. Ubwo nabwo ntibafashwe nk'inkotanyi neza, ariko cyabaye icyuho muri FPR. Iyi ni Ngenzi TV. Icyo gihe benshi bagannye ibice bimwe na bimwe bafata amasambu n'amazu bitari bifite bene byo. Uko abahunze batahukaga basubizwaga imitungo yabo. Wari perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Depite Nkusi Juvenal wo mu ishyaka PSD yasimbujwe wo mu ishyaka PL Depite Sebarenzi Joseph Kabuye. Iminsi yindi nayo humvikanye ihunga rya minisitiri w'intebe Twagiramungu Faustin. Inkundura muri politike iti uziko perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Depite Sebarenzi Joseph Kabuye yahunze. Budakeye kabiri minisitiri w'intebe Rwigema Petero Celestini nawe yigira ishyanga. Inkotanyi yindi yahunze ni Kapiteni Tega wakoraga muri komisiyo ishinzwe gusezerera abasirikare. Majoro Alphonse Furuma nawe abarahunze. Aha niho hibazwa na benshi isomo ryavuye hagati y'intambara yahanganishije FPR na MRND. Hakabaye hacika ubuhunzi ariko bwariziritse. Abatahuka baratahuka, abahunga nabo barahunga. Iherezo ni irihe? Ubwisanzure bwa bamwe babuhunyuza abandi inzika ikizirika. Niyo atamwihimuyeho uwo yabyaye arahora. Isesengura kugeza ubu nta somo abanyarwanda bari biga ngo rikomire icyabuza rubanda uburenganzira bwa kiremwa muntu. Nibwo bwateje intambara hagati ya FPR na MRND. Uruhurirane rw'ibibazo bimwe byanze gukemuka. Iyi ni Ngenzi TV.